Yamugira ibihe byiza rero abantu mukorera kuri YouTube cyangwa se abatangizi kuri YouTube, nge ukugezaho ndi Oliver Regre mumaze kuba mwabimenyera. Uno munsi rero ikiganiro cy'uyu munsi tugiye kuba twarebera hamwe ibintu bigeze muri bibiri, ntabwo biri buze kuba byatinda ariko nanone turi buze kuba twasoma comment. Ikintu cya mbere turi buze kuba twareberaho hamwe, turi buze kuba twarebera hamwe ibyiza byo kumonetiza YouTube channel yawe ifite aba subscribers 500 wenda na watch time 3000 nibibi byabyo. Tunarebere hamwe ibyiza nanone byo kumonetiza YouTube yawe irangije. Birumvikana kumonetiza kuba subscribers 500 na watch time 3000 ni ibintu byiza, ariko nanone bikagira ibindi bibi. Ariko nanone no kuyimonetiza igize 4000 nabyo bifite ibyiza, ariko nanone bikagira nibibi. Ibi ngibi mbabwira nabinyuzemo njya kumonetiza YouTube channel murareberaho, niyo mpamvu navuze ati wabasangiza bino bintu kugira ngo byibuze mu bimenye ejo bundi, cyangwa se nubona wujuje amasaha 3000 n'aba subscribers 500 ukaba wamenya ati ngiye kuyimonetiza birabyara ibi ngibi, cyangwa se nanone n'imbere ka birabyara ibi ngibi, mbega nyine ukagira amakuru ahagije kuri iyo case. Rero nimba ufite YouTube yawe yarakunaniye cyangwa se ubona nyine utazi byayo, ubane nanjye. Nimba ukeneye indi consultance cyangwa se ubundi buryo nagufashamo uburyo ari bwo bwose, wamamagara kuri 0788 0 nkakurebera iyo mbonye bishoboka nyine ndagufasha, cyangwa se nkagira ubundi bujyanama. Ikindi kintu nakubwira nuko ngewe ndishyuza, ntabwo nkorera ubusa, kubera ko YouTube ni business, na amafaranga murimo muradiringa nayo. Yani ibyo tugiye kuba twarebera hamwe rero, ubane nanjye umenye neza ko ukaza subscribe kuri Creators Rwanda, hanyuma duhite dutangira turebere hamwe ibyo byiza n'ibibi byabyo. You're welcome. Okay, nimba ukiri ahangaha nibyo gushimirwa rero, ndagira ngo tubanze tuganire ubundi kwibi bintu biba bimeze bite. Ubundi ikintu cya mbere wamenya, igihe YouTube monetization bashyizemo uburyo bubiri, ni uburyo buje vuba, ntabwo bwari busanzwe. Hari ikintu bita full monetize na partial monetize. Partial monetize ne biriya bintu nkubwiye nyine bashobora kuba bakumonetiza wujuje amasaha 3000 uko nuzuza aba subscribers 500. Icyo gihe bagiye kukumonetiza bakumonetiza biri partial nyine tu, hari ibyo utaba ugomba kuba wabonaho. Rero nanone urarindira kugira ngo ube full monetize. Bo full monetize mu gihe wujuje 4000 byaba bya watch time na subscribers 1000. Rero hari abantu babasha kuba nyine babona bujuje 500 na watch time wenda 3000 bagahita bamonetiza. Ni byiza, ariko nanone bikaba bifite nibibi. Tutatinze rero rekanze turebere hamwe ibyiza byabyo, tuhere ku byiza byabyo, hanyuma turibuze kuba twakurikizaho nanone ibibi byabyo. Nitubivaho tuhita tujya no ku masaha 4000 na subscribers 1000. Ikintu cya mbere cy'ingenzi buriya, iyo wabaye iyo waprayinze ku 3000 n'aba subscribers 500, biba byoroshye cyane kuba waba qualified. Ati gute? Ibi ni ibintu bigusabita buriya nyine iyo waprayize icyo gihe bahita bagucekinga, bahita bakureba. Akenshi cyane rero hari n'abantu bashobora kuba bakuzuza ibi bintu bakabyuzuza mu gihe gitoya, nko mu cyumweru kimwe, mu byumweru bibiri ukabona uyisubyuza uhita waprayize, bahise bagufasha, bahise bagufata applique. Rero ibi bintu biba byoroshye cyane, kandi abari n'ibintu biguha icyizere, kuko nakubwiza ukuri ko nimba waprayize ufite ayo masaha 3000 na watch time 4000, I mean iyo waprayize ufite amasaha 3000 na subscribers 500, icyo gihe YouTube ikwemere kujya muri YPPP cyangwa YouTube Partner Program, icyo gihe haba hari n'amahirwe ko full monetize uzayibona bitakugoye cyane. Nanone ugakora ufite icyizere. Iyo wafashwe most of time, akenshi iyo udakoza ni makosa, umva full monetize iroroha cyane pe, iroroha cyane, kuko maze gufasha abantu nka 3 bampamagara muri bwa buryo nakubwiye. Twaprayingaga muri ku 3000, twaprayinga ku 3000 agakora 4000, umva 4000 nibyo byageraga, nta kindi twakoraga uretse kugenda twa-active gusa, twa-active nyine. Abantu babaye monetize murabizi neza ko iyo bamaze kuba monetize hari ikindi hari ntabwo uba monetize bikarangira ko tukajya muri system ukaba waka-activating ama ad, premium uka-activa, ad on page uka-activa, uka-activa ama ad yo kuri short. Ibyo urabikora. Rero iyo wabaye monetize hanyuma amasaha 4000 bikuzura, ntabwo bikugora bindi, uhita ubona pa yuzuye ako kanya ugahita baguha ngo bya active.
birumvikana nyine ntabwo wongera kwa apply kuko baragucekinze mbere. Icyo nicyo kintu cyiza cyabyo cya mbere nanakunze cyane kuruta ibindi byose, kuko iyo applyinze ku bihumbi ibyo ndaza kubivuga ku bibi byabyo reka ne kwirukansa ibindi. Ikintu cya kabiri rero buriya cy'ingenzi, iyo applyinze ku bihumbi 3 bya watch time na subscribers 500, bagwa ikindi kintu baguha, ushobora kuba waka-accessing ikintu bita super chat. Super chat ni uburyo bashobora kuguha baguha amafaranga, super stickers, super thanks na channel membership, ariko nanone ubya accessing ibyo ngibyo tayandi mafaranga yandava kuri YouTube ubona. Birumvikana nkanjye nshobora kuba ukunda ibikorwa byanjye, wenda wanaramonetije kuri watch time 3 n'aba subscribers 500, ukaba wagiye uti Oliver Regra rero ndamukunda akora ibintu bya danje, reka muri super thanks, ukaba wampa nk'amadolari wenda 5 cyangwa se amadolari 45 cyangwa se 100 bitewe n'ibyo nashyizeho, byose nawe ubisetinga. Iyo n'indi option baguha kwinjirizamo mu gihe YouTube yawe imonetije ku bihumbi 3 watch time na subscribers 500. Super chat ntabwo wayibona utarajya muri YPPP cyangwa se YouTube partner program, ariko nanone ayo mafaranga urayabona, ariko ava ku bandi bantu, nabagukurikirana abantu bakunda nyine ibikorwa byawe, niwe bashobora kuba baguha iyo support. Ariko YouTube iyo ntabwo uba uratangira kubona revenue cyangwa se amafaranga ava kuri YouTube. Icyo nacyo ni ikindi kintu cyiza rero iyo ufite content abantu bakunda cyane, ariko ndahamya neza ko mu Rwanda nta muntu wapfa kuba yaguha izi super chat, super sticker akaba yagukubita nk'amadolari angahe wapi, kuko nanjye namonetije ku bihumbi 3 ya watch time 3 na subscribers 500, narindiriye ko nzabona niyo super chat kare narinze mba full monetize ntarayibona. Birumvikana rero ntabwo wagenda ngo uyirayingeyo cyangwa se uyishyireho umutima wizeye neza ko bazayigwa, ariko nanone uramonetiza nyine, at least ukicara uri monetize, kuko nabyo ubwabyo bitanga ikindi cyizere. Ikindi bituma ubona nyine abantu muri kumwe tu, kuko buriya ndakubwiza ukuri ko nimba umuntu muhora iteka ryose ugukurikirana, hari n'igihe batakuzi, ariko nanone akunda activity cyangwa se akunda ibikorwa byawe, yabona nkaho kantu super chat irajure kuri live agahita avuga wow, uno muntu nkunda ibyiwe, akaba yaguha ayo madolari 5, amadolari 45. Aba ari ibintu byiza bari gushyigikirana nyine tu. Buriya nimba ukunze umuntu ufite ubushobozi, ntabwo uba wabura nyine kumusapotinga. Ni nko kwenda akagira nk'akabazo, nkanjye hari abantu nkurikirana ku mbuga nkoranyambaga bazi ko ari materiel ngena nkoresha, ngena ncuruza online, amakoteri, amasharijeri, ibintu nk'ibyo nyine, ama microphone mbicuruza nyine online. Ubu ngubu uri mu ntara ukeneye wenda ka ring light ka fresh, abankurikirana ku mbuga nkoranyambaga mubizi, kuba wajya kubigurira undi kandi ari nge duhora tubana ntabwo bari byiza nyine. Wenda nuko ntari nabibabwiye, ariko none ndabibabwiye, nkaba nanafite website bita Kigali Nets, Kigali bisanzwe Nets na ushyiraho s.com, niho usanga ndibuza kubyandikaho hano nta kibazo, niho usanga ibyo bikoresho naho wanteza imbere ama power bank, koresha nyine bya electronic ukenera ushaka kukigurira mu ntara, nkaba nacyohereza, cyangwa se ukabona ama smartwatch nabyo nkaba nabyorohereza. Birumvikana iyo biguze gutyo nyine nanjye niho mba nkungukiye nk'umusaruro nk'ibyo. Rero hano hoho uburyo bigenda babinyuza muri super chat, ugahita ubona super chat amadolari 5 ugahita uyama mu gihe ndi kuri live. Ariko nanone Abanyafurika most of time tuba dukennye, nta nubwo nakurenganya kuko nanjye bigoye nyine, bigoye, ariko nyafite nzi ko hari icyo ukora, ntabwo najya kugurira undi, kuko nk'ubu hari nk'abantu bankurikirana kuri Creators Rwanda kwagiye tumenyana, badoda imyenda, hari wandodeye ejo bundi imyenda, hari n'undi ejo bundi wakoreye igitanda, hari n'undi wankoreye intebe, kuko hari n'undi wankoreye imeza kuko nari nimutse. Birumvikana nyine nashatse uburyo abantu banje bose bankurikirana mbire nyine ngenda mbasangiza nyine umwe yakoraga intebe nyine like ngenda mbasangiza. Ibyo nibyo bita gushyigikirana nyine, gushyigikirana, nkaba numva neza ko nimba ukora ibi nagufasha. Ibyo byibirema nyine umubano mwiza, ni nabyo hano baba bashaka kuba bagira nyine just kugira ngo mube interact
n'abantu. Kandi ikindi biranakwencouraginga, biguha cya kintu cyo kumva neza ko ugomba kuba wakora, kuba wumva neza na monetije, nimba na monetije igice bamonetije igice bikemera, biratanga icyizere ko nzanamonetiza n'ibindi nabyo bigakunda. Nacyo biba bitanga nyine icyizere, ugahita ukora uvuga ati wow, mbega nyine ubu gutya like noneho mfite amahirwe, cyangwa se ibyo nakoraga nibaza ese bazamonetiza, ubu noneho nizeye neza 100% ko bazamonetiza nindakora andi makosa. Ibyo nibyo byiza byo kumonetiza ku bihumbi 3 bya watch time na views na subscribers 500. Noneho reka za turebere hamwe ibibi byabyo, cyangwa se ibintu bimeze nkaho nyine bibangamye ku iki kintu, kw'ibi bintu. Ntabwo ari byinshi cyane, ndakubwira ibintu bigeze kuri nko kuri 3. Ikintu cya mbere nuko nta mafaranga ya YouTube ubona, kina nagikomojeho. Mbega nyine amafaranga uzajya ubona azajya ava mu bantu nyine bagukurikirana, njyewe uriya nyine just supporting, aho kufasha byinshi. Mbega nyine uranyigisha bikaba byiza, nkaba nabona amafaranga guturutseho. Ariko ad revenue ya YouTube yo ntayo uzabona, ariko nanone bigatanga garanti ko uzaba monetize bitagoranye cyane, kuko bahita bagucekingira icyo gihe. Nanone ikindi wenda kiza navuga hejuru ntakomojeho, nuko binasevinga igihe cyawe, kuko urumva ushobora gukora ibintu by'amafuti wa monetiza ku 3,000 bakakubwira ati wapi, ntabwo ibi ngibi twabimonetiza. Icyo gihe birumvikana uhita ugabanya gutumwa, cyangwa se ugabanya gutije, ukajya gushaka ibindi bizima uri buze kuba wakora. Ibyo nabyo ubwabyo bikaba biragize ute, biragutabaye nyine tu. Icyo nicyo kindi nakubwira. Ahangaha rero naho ku bibi byabyo, ntabwo ubona amafaranga avuye kuri YouTube, amafaranga ubona ava ku bantu, kuri njyewe, kuri uriya nyine amafaranga ava kuri twebwe abantu tugukurikira. Iki ni ikintu cya mbere. Ikindi kintu cya kabiri nyine kibi cyacyo nuko uba uri limited kuri potential. Mbega nyine hari ikintu nyine navuga ko bameze nkaho bakurimita, kuko ugenda ushyiraho uvuga ngo ni super chat, wenda uvuga ngo medium, ngo bakakubwira ngo uzishyura kuko nabyo urabisetinga nyine, nabyo iyo ushaka nabyo turabisetinga. Uretse ko abantu monetiriza nzafasha kumonetiza aya mafaranga kenshi cyane ntitunayasetinga, kuko ndababaza bakamwe ati happy ntago ari ngombwa. Most of time nanone bigaterwa n'abafana babo, cyangwa se babakurikira akambwira ati abafana banjye rero ntacyo bazamfasha. Rero bigaba ngombwa ko turi buze kuba tubyihorera nyine kabiri monetize, kugira ngo tworoshye full monetize, kuko buriya ngiye iyo nyishyuye monetize nkagufasha kumonetiza pasho, ukanyishyura ziriya 20. Iyo tugiye kugera full unyishyura make cyane, unyishyura 9, 8 cyangwa se 2, guhera hagati ya 5, ariko nanone bitarenga 10. Birumvikana unyishyura 20 ya mbere nyine yo kugufasha, hanyuma najya kugufasha full monetize ukanyishyura hagati ya 5 n'ibihumbi 10. Ariko nanone iyo tubikoze gutyo unyishyuye yo ngayo yose biranye na full monetize, ibindi byose ndabigufasha for free. Hari ibintu bijyaba amapini, hari ibintu bita amapini, hari ibindi bintu no ikintu bakita gutera uretse pini no gucomplete your profile on Google AdSense. Ibintu nk'ibyo nyine bigufashiriza for free nta kibazo, kuko wishyuza 20 ukishyura na yandi ari hagati ya 5 n'ibihumbi 10. Ku bantu bari mu Rwanda nyine ayo mafaranga nyashyiraho ku bantu bari mu Rwanda nyine muri diaspora, bo turumvikana naho nyine tu nta mutima mubi. Ikindi kintu cya gatatu buriya kibi navuga ko nyine kitari cyiza, nuko nubwo bakumonetiza ufite ibihumbi 3 bya watch time, n'ubundi ukeneye full monetize. Biye kugira ngo ugire amafaranga uri buze kuba wabona, n'ubundi bigusaba kuba full monetize, kuko icyo gihe nibwo ugenda ukabona ad nyine zinyura kuri page yawe, YouTube page, wazifungura ukanafungura iza short. Ariko nanone bigusaba nyine ko ugomba kuba nanone wabaye full. Okay, nubwo wamonetizwa kuriya nta kibazo, ariko n'ubundi byange bikunda ubuzaba ugomba kuzaba full monetize, uko wabyigira byose. Ndakeka iyo yari step ya mbere yo kuri kumonetiza ku 3,000 n'aba subscribers 500. Indi step tugiye ko twakurikizaho ni ikintu bita monetizing, iri full monetize nyine full YPPP, full YouTube Partner Program. No kumonetiza ku 4,000 n'aba subscribers 1000. Tudatize cyangwa se ngo twirande mu magambo, rero reka
dutangire n'ibyiza byabyo, ariko ni byiza byabyo byo ndakeka murabizi nta bibi byo kuba monetize, ariko nanone birahari, reka bibanyuremo kuko nabyo nabibateguriye. Mbega nyine ikintu cyiza cya mbere ni ukuba ufite ikintu bita full monetize feature. Uburyo bwose YouTube ishobora kuba yabonamo amafaranga ubu bufite, hariho ikintu bita ad revenue, YouTube premium revenue, YouTube premium revenue. Nari amafaranga abantu bari mu bihugu byo hanze cyane cyane mu Burayi, Amerika, Canada, Australia, ahantu nkaho ngaho nyine tu hari uburyo wishyura YouTube ukajya ureba video nta ma ad ajemo, ndakeka mwe murabizi. Ubwo buryo nabwo utangira kubona amafaranga, bya bindi bya super chat byari nakubwiraga bindi nabyo utangira kubibonaho amafaranga. Ikindi uka super stickers nabyo ukabibonaho amafaranga. Ikindi channel memberships nabyo ukabibonaho amafaranga, n'ikintu bita Mesha Chef nabyo ukabibonaho andi mafaranga. Ubu bwose ni uburyo bwo kuba wabona amafaranga nanone mu gihe wabaye full monetize, ubu uri full nyine tu buri cyose bawemereye kuba wakibona. Ikindi niko nyine ubu ugiye kuba watangira kubona source of income, bivuze ko video yose uzajya ukora yinjize rumwe ruzajya ruza, yinjiza abiri, yinjiza amadolari 10, yinjiza amadolari 100, yinjiza amadolari 1000 kwiyo video amafaranga yawe abazaza aza. Nimba video yawe yabonye views nyinshi baraguhembera iyo views, nimba yabonye views nyinshi baraguhembera izo views, nimba yabonye views nanone zitagimeze byose nyine buri views yose tugiye ubutangiye kugenda uyihemberwa gake. Nicyo kindi cyiza cyabyo nyine gifite agaciro nyine tu. Ikindi nuko ama brand yandi uretse ko nabyo ushaka kuba byakunda hejuru, ariko most of time buri impamvu nabishyiza no kuri full monetize ngo ama brand buri umaze kuba waba full monetize barimo barakwishyura, nibwo nawe uhita ugira ikintu bita courage, umurava wo gukora nyine, ukagira ibitekerezo bishyashya, ukumva neza ko hari utundi tuntu nyine twadanje ugomba kongeramo nyine kugira ngo ukurure abantu bawe. Rero icyo gihe nanone ama brand barimo arakubona, buri umuntu urimo arakora hembwa n'udahembwa bayatandukanye, n'ibyo bakora biratandukanye. Icyo gihe rero utangiye kuba umuntu ufashe uhamye kuri YouTube uvuga ati okay, ninkora ndishyurwa, ndakora ndishyurwa. Ikindi kintu ni long term stability. Iyo ubaye full monetize nyine tu ukomeza kwinjiza amafaranga by'igihe kirekire, kugera igihe nyine uvuze ati wenda YouTube igiye kuyihagarika, ariko none ntiwayihagarika, buri kintu kiguha amafaranga uyirekera ngo ukagikora content gake ariko ukayikora. Ukomeza nyine kwinjiza kugera igihe wenda wowe ubwawe ukoze amakosa, ko hari igihe umuntu akora amakosa you never know, ayo makosa akaba ari yaribuze kuba yakuvana he mu kibuga, cyangwa se akaba ari yaribuze kuba atatuma nyine ubikora neza. Ikindi kintu tujye kuba twarebera hamwe ni nk'ibibi nyine byabyo, disadvantage byabyo. Cyambere biragora kugira ngo wuzuze aba subscribers 1000, biragora. Watch time 4000 iragora pe, iragora, ariko nanone nyine iyo wabishyizemo imbaraga birakunda. Ikindi kintu kibi cya kabiri wenda nuko bifata imbaraga nyinshi cyane, bikanafata igihe kinini, kuko usanga ukeneye amezi, imyaka, cyangwa se igihe runaka bitewe n'ishuri mu cyangwa n'uburyo urimo urakora n'uburyo abantu bagukunda, bishobora kuba byanagufata umwaka cyangwa se amezi 5 kugira ngo bikunde. Gusa ngiye YouTube yanjye nayimonetije mu mezi 2-3 nari maze kuba naba full monetize. Urumva nyine biterwa n'ibyo urimo n'uburyo abantu batangira nyine kuba bakwiyumvamo. Ikindi kintu cya gatatu buriya navuga ko atabari cyiza ko yingiyi nuko batangira kukwita ku kintu bita ad friendly, batangira kugenda bakwitaho nyine ku bintu bijyanye n'ama ad cyangwa se ama video yose washyizeho batangira kuyigendaho. Urumva buri full monetize urimo urabona amafaranga yose, ariko nanone nabo batangira kugukontorera hafi nyine tu, bakibaza ati se uno muntu wagwane bimeze bite ko arimo arakora ikosa ryose bagukubita ad friendly, bitabari ibyo ngibyo bakaba wakora ikosa rimwe bakakugendaho. Ibintu nk'ibyo ngibyo nyine batangira kuguhozaho amaso cyane, kandi n'ubundi bukosa bundi ugenda ubona utaruzi ko ari ubukosa, nko gukora video ntigire copyright, cyangwa se ukabona byose bimeze neza yewe ikanarebwa, ariko wajya kuba monetize bavuga ngo ni ad friendly nyine tu ntabwo yujuje ibintu bya, ntabwo limited nyine kuri level, ntabwo ikwiye kuba yakinjiza amafaranga kubera ikintu bita ad friendly. Mbega nyine video wakoze ntabwo
ntabwo aba advertise cyangwa se abantu batanga amafaranga ngo babamamarize ntabwo bashaka kwamamaza kuri iyo video. Ibi byose ni ibintu nyine nabyo ugenda uhura nabyo wamaze kuba waba monetize, ariko uko ugenda uhura nabyo nanone ugenda ubimenye nyine uko iminsi nayo igenda iza. Niyo mpamvu nkubwira ati cy'ingenzi ni ugukora ntucike intege, ugashyiramo agatege kugira ngo nanone ibintu bikomeze kuba byagenda neza. Ndakeka rero iyo ngibi aranga tubisoreje, reka tunasome comment yindi buzinyuremo nirukanka. Ndakeka atari comment nyinshi kuko ejo bundi nari nakoze ku kiganiro cyigisha ibintu bijyanye no gukoresha CapCut, nubwo nabonye mutagikunze. Abantu bakoresha CapCut mu kweditinga ari bake, ariko nyine ndareba comment zakijeho nazo tuzisubize nta kibazo rwose, hanyuma ibindi bintu bikomeze kuba byagenda neza. Ndakeka ari comment zingahe? Ni comment 12. Reka nzifite nanazisubiriza ahangaha, ntago ari nyinshi. Bamwita Wayo Robert yaravuze ati hello Oliver, uzatubwira ukuntu wafungura international TikTok. Ibi sinjya mbikora kuko impamvu n'ibinanto tubireke. Bwire Nseka Comedy dukorere uko bishyiraho video gute ntabwo mbyumva. Ati Burundi murakoze cyane. Jao TV show umusaza Oliver, ndakwemera cyane asante sana. Nguyu yavuze ati uwiringiye Dani utaraba monetize ugahanagura Google AdSense account zose ufite muri telefone kugira ngo uzayibone neza waba monetize, ariko nanone hari igihe uzihanagura ntizihanagurike. Ibintu nabyo bisaba ubundi buhanga. Niyo mpamvu babwira ati mujye mwirinda gucreate Google AdSense ubona mudakeneye. Nimba utaraba monetize urya kurwana no gucreate Google AdSense, urwana n'iki? Wayiretse kuzaba monetize ukajya wayicreate. Hello guys, please anyone can explain to this what is mean YouTube them send to me this data is underreported some date we are going to fix. Iki ni ikibazo gikunda kuba cyaba kuri YouTube. Hari igihe ibintu bitagenda neza cyangwa se hari igihe system zabo ziba zitarimo ziragenda neza, bakaba bamera nk'aho babwiye abafatanyabikorwa babo cyangwa se aba creator bo ngewe ari we bakakubwira ati bishobora kuba bitagenda neza mu minsi, rero tuzabikemura mu iki gihe, bakanaguha igihe. Rero nicyo iyi message yawe nshaka kuba yasubiza. Siniriwe mbishyira kuri screen kuko yari comment 12 rero ubu ngubu ndazirangije. Niyo mpamvu nimba ushaka consultance, nimba ushaka hari icyo ngufasha, ndahamagara kuri 0784525890 ngufashe. Ntago bari amafaranga menshi, hanyuma ibintu bigende neza. Ciao hasta la vista.